Ese Gihozo, Kami ndetse na Cedric na Shalom twaba tugiye kongera kubabona muri iyi filimi yitwa The Homeless Girl. Ndabizi mukunzi ndetse nawe muntu ureba izi filimi za Press Vision warabakunze cyane bano bakobwa ndetse n'abahungu kuko bakinnye neza umukire mu miliyoneri. Iba filimi ikunzwe cyane hano ku rubuga rwa YouTube mu Rwanda kuko yarastreaminga cyane ikana trendinga ku ma social media platform zose zakoreshwaga ni nuza Press Vision Films. Gusa uyu munsi ngiye kubabwira niba bano bakobwa baba bagiye kugaruka cyangwa se batazagaruka cyangwa se hari ibindi bari gukora nabyo tubimenye. Uyu munsi rero ntabwo turi kubabona muri filimi yitwa The Homeless Girl. Ni filimi n'ubundi guca ku rubuga rwa YouTube kuri channel yitwa The Press Vision Films, aho Alisa aba ari gukina ndetse na Cedric umuhungu witwa Lewis ndetse na mama Lewis witwa Nana ndetse na Trishi. Gusa uyu Alisa ayibamo ababazwa cyane kuko nyine nago abagira iwabo n'umukobwa utagira haba kuko abarwana n'ibibazo byinshi cyane. Gusa yaje kugira amahirwe aturagurwa n'umuhungu mu muhanda aho yabaga, noneho aragenda baramufasha. Uwo muhungu birangira amukunze, gusa nyina nawe aramwangira aramwirukana. Ubu ngubu uwitwa Lewis wamukunze nyine aragenda ashamushakisha mu mayira yose ngare ko yamubona. Uyu munsi rero biracyakomeje aho uyu Lewis yataye umutwe amubura. Gusa aho Alisa yahungiye cyangwa se aho yatoraguye handi atari kuri uyu muhungu yitwa Lewis, hari umuhungu wundi yamutoraguye, gusa nawe dusoje ashaka kuba yamusaba ko bakundana. Ese ibi bintu biri bushoboke gutereka mbabwire uburyo Gihozo na Shalom, Kami ndetse na Cedric bihagaze ibyabo. Duhereye kuri Shalom ngira ngo murabizi yuko impamvu atari kugaragara muri iyi filimi The Homeless Girl nuko arimo arabafasha gutunganya amashusho y'iyi filimi kuko niwe ushinzwe gucomputinga the second camera, nyine ari we uyobora kamera ya kabiri kugira ngo batange amashusho meza nk'aya turi kubona. Dusimbukire rero kuri Gihozo wewe amakuru yewe ntago aratangazwa neza, gusa ashaka kuba yaragiye mu kandi kazi. Ni umuntu nyine uba ufite akandi kazi akora uretse gukina filimi, afite n'ibindi bintu yajya nkuko mbere yari n'umunyamakuru. Ubu ngubu wasanga ashobora kuba yarasubiye mu bijyanye n'amakuru. Tugiye rero kuri Cedric nawe hari amakuru amaze kuba yagaragara kuri we avuga yuko Cedric ashobora kuba yari gukina mu yindi filimi yitwa The Neighbors. Ngira ngo mwagenda mukayireba, ni filimi igaragara ku rubuga rwa YouTube. Gusa ngira ngo Cedric nibiba ngombwa bazatangaza uburyo ashaka ko yagarukamo cyangwa se nanagarukamo nitongere kumubona cyangwa tukamuzamubona mu yindi filimi kuko twaramukunze cyane kandi ngira ngo turashaka no kumubona muri filimi nziza nk'izi. Tugiye rero kuri Kamikazi Alicia, uyu mukobwa ashaka kuba yaragiye kwiga ariko ntabwo tubizi neza, mutubabarire. Ashaka kuba hari ibindi bintu yagiye gukoramo, ariko nimba hari kitagenda neza nzabashakira amakuru yiwe yimbitse kugira ngo tubashe kuba twamenya ese uyu mukobwa arahari. Press Vision Films rero nagira ngo mbabwire yuko ubu yiteguye ko yaduha filimi nziza cyane kandi ikaduha filimi zimeze neza, za zindi zizatuma tumera neza kandi tukazireba twishimye. Mugenzi wanjye rero nagira ngo mbwire ko iyi filimi ya Press Vision ni filimi iri gukundwa cyane hano kuri YouTube ndetse n'ahandi hose, iri kurebwa n'ingeri zose, urubyiruko, abasaza ndetse n'abakecuru bari kuyikunda cyane kuko harimo ubuzima bushaririye. Ndagira ngo nawe nimba wayikunze ushaka no kumenya amakuru yose azajya yiberamo n'ibintu byose bizajya bibera muri iyi filimi, kanda subscribe, ufungure inzogera, urayikinga ino video, unatange comment uko byumva, ubundi mu kanya ndaje mbaha andi makuru yo kuri iyi filimi.